uziko ndi mu bantu bakowe inshuro 3 nahanurwe n'umuntu ubana n'ubumuga bwo kutavuga yaje kwifatira irembo we na parewe nta bintu byahutemeje kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Reka tubahereze ikaze aho muherereye hose, tubifuriza kugubwa neza, tubifuriza kumererwa neza. Reka tubahereze ikaze nawe tumuhe ikaze. Tuguhe ikaze muri The Javi Space. Mwakoze. Mwatangira mutwibwira, mwibwira n'abadukurikiye. Nitwa Nyamiga Nancy, ndi umubyeyi, navukiye muri Kongo ahantu bita Goma. Ndumva ari ibyo ngibyo, ndi umubyeyi mfite umutware mfite n'abana. Wavukiye Goma, uri umunyarwanda? Ariko ubu ndi umunyarwanda, ariko nta kwezi guciyemo mbayewe, ntabwo kwezi guciyemo. Ariko ufite ukuntu uvuga ikinyarwanda, wagira ngo uri n'umunyarwanda. Ikinyarwanda wakize gute? Ni ubuhamya bukomeye. Nabwo ni ubuhamya buri mu bwo ugiye kutubwira. Nabwo ni ubundi buhamya. Nabyo biri mu byo ngiye kubabwira, uko nisanze mu Rwanda, ko namenye ikinyarwanda, ni ibyo ngibyo. Nancy rero tubwire, hari umuntu ushobora kuba udukurikiye, cyangwa se umuntu mu busanzwe ukuzi, ariko hari ikintu ufite wiyiziho nk'umuntu nk'abandi bantu batakuziho, cyaba gihari? Biragoye. Yego, kirahari. Ikintu wiyize ariko abantu benshi batakuziho. Uragishaka? Niziho ko ntavuga ikinyarwanda neza, ariko igitangaje bamwe bakunda ikinyarwanda cyangwa igihengamye, kuri nge nzi neza ko ntacyo nzi. Noneho hari abantu benshi njya numva muvuga kimwe rero, gutyo uvuga nabo. Hari video nigeze kumva mu minsi ishize, ndavuga se uko umuntu ashobora kuba ari Nancy, ndebye nsanga ntago ari wowe avuga neza nk'uko uvuga. Bibaho ubwo. Ubuhamya bwawe rero tubihereye hehe? Wenda turahera mfite nk'imyaka nibuka wenda 7 gutyo, kuko munsi akenshi ntabwo tuba tubizi. Mu by'ukuri namenye ubwenge mfite mama, ariko papa nawe wari uhari. Bambwiye ko yakoze accident, yakoraga muri Goma, haba accident ariko sinzi niba ariho cyangwa yarapfuye, ariko imyaka ishize nkeka ko yahise apfa muri manuka, nubwo nta bintu byinshi bambwiye. Ubwo rero mama nuko yambwiye, noneho nkura anjyana muri école de dimanche muri Restoration Church yahari Goma, ariko tuza kwimuka biba ngombwa ko tugiye gutura ahantu bita Ndosho kwa mukuru wa mama, naho ni Goma. Naho ni Goma. Ubwo ngeze Ndosho rero mama yahise abona akazi ahantu bita kuri Monisco, ubu ngubu mbere bahita UN Monique. Biba ngombwa ko naho noneho mbaye kwa mama mukubwa. Mama yahoraga mu mission, yakoraga mu bintu byo gutahura impunzi bazivana Masisi bazizana mu Rwanda gutyo. Ugiye kuba kwa mukuru wa mama. Ariko na mama twarajyanye nyine, urumva nawe yarameze nk'ari umusingo mada, ntabwo yigeze yongera gushaka inshuro nyinshi. Yagerageje mariage rimwe, umugabo nabwo aza gupfa, nyuma y'imyaka nk'ibiri ahita byihorera, abona ko atari mugisha we. Ubwo tuvuga turi babiri rero, ngira musazange mukuru. Musazange mukuru ntabwo twabanaga, yabaga mu Rwanda kwa sogokuru wanjye, ngemba muri Kongo. Umva narimeze nk'umuntu rumwe. Rero muri 2006 gutyo naje kumenya ubwenge, mbona ndi mu buzima butari bubi, bwari bwiza ko mama yarariho. Niga muri prive nziza muri Kongo Goma. Icyo gihe rero ukuntu byaje kugenda kugira ngo nisange mu barokore. Urumva nari maze kuba kwa mama mkubwa, mbaye mune wa apostolike, ubundi nkaba mu katolike, kuko mama mkubwa ari muneo, tate ari
ari katolike hose ubwo nyine muneo narabatijwe ni umuki n'abantu bameze nabo nk'abakatolike bambara umukara n'umweru ubwo rero narabaga ndi umuntu apostolique ndi n'umukatolike uburokore nari mimise mbwibagirwa ariko nari mutoya mu myaka 9 wakuze n'ubundi mu rugo muri abarokore mbo nakuze namenye ubwenge turabarokore na mama ngiye ahandi mpinduka umuntu apostolique kuko nibo twahoranaga cyane mama nawe rero byaje kumuyobera abona famiye yose nawe asa naho uburokore araburetse nawe kubera n'akazi no kutabona umwanya wo gusenga ahora mu mission nabibonaga ko uburokore aburetse kugira ngo rero nongere kwisanga mu barokore mama Leki murumuna wa mama muri hanga nakoresha izo mvugo cyane nuko bigenda nyine nuko bigenda iwacu nago tubita mu mazina vuga mama Loko mama Leki gutyo ubwo mama Leki wange yari umurokore ari ubwo mama Leki n'umuki ubwo ni bucura ubwo ni bucura bwa nyogokuru wange murumuna wa mama Burundu noneho Burundu kuko naho ubwe yari murumuna w'abandi bamwitaga mama Loko ubwo rero ubucura niwe bakunda kwita mama Leki noneho mama Leki aza kudusura yabaga mu nkambi ku Kiziba aza kudusura nkajya mbona ari nyabya kagenda aho ntanguza njya nahugi ndamukunda cyane naranamukundaga cyane icyo gihe kuko akenshi umuhererezi wo muri famiye mama wawe muba musa naho muri babesi kandi nawe uri umuhererezi urakana kandi we yari umubyeyi ariko twaramwisangagaho cyane aza kunjyana nge na mukuru wange kwa mama wacu tujya ahantu mu barokore yari nkaho ari ubwa mbere none kwisanga mu cyumba cy'amasengesho ari ubwa mbere umuntu uri kubibura ari ubwa mbere bihanisha n'umwana udafite imyaka 12 baratwihanisha batubwira icyaha turihana twinjira mu cyumba cy'amasengesho mbaza ngo byagenze byagenze gute mana ya Isiraheli we byari ibihe byiza ntigeze mbona kuva nabaho noneho igitangaje wari uzi ko ikiragi mu muka kivuga ikiragi umuntu ubana n'ubumuga bwo kutavuga ngewe ibintu byange byabaye special icyo gihe nisanga mu barokore nahanurwe n'umuntu ubana n'ubumuga bwo kutavuga ikiragi abandi barahanurirwaga n'abandi bavuga ariko noneho ngewe mbona ikiragi kiraje kitangira kuri abarokore basengaga kera babaporo birancanga nari muto bahita bavuga ngo mama w'uyu mwana azi mama Leki ahitaza ikiragi kikavuga indimi ntumva umuhanuzi mukuru aruraho atangira gusobanura ibintu bike nibutse kuko urumva nayo ifite nk'imyaka 12 ibintu bike nibutse ikiragi cyarambwiye ngo ndakuzi ndagukunda ndi mana yawe uri kumva kandi ntuzaba muri iki gihugu ubwo icyo gihe muri Kongo twari muri Kongo nguza tura mu gihugu cy'amahanga yego narishimye javi mbira ngo cyanejeje niki mama Leki yari afite dossier kujya muri Amerika yego tuvuga ngiye muri Amerika nahise vuga nange kabisa ngiye ku rutonde arangije arambwira ngo ikimenyetso cyuko utazaba muri iki gihugu kandi ko ari ngiwite kuvuganye nawe banzima narabonye ko nshidikanye kuko yari kiragi pe no kuri ntabwo arazi kuvuga narashidikanye yari n'ubwa mbere ntabwo nahize ko Imana ivuga nabyo narinzi ahangira ngo ikimenyetso mama bagiye gukora accident ikomeye ariko ndamurukora ngira ngo ni ibintu by'ejo hazaza bizaza wamenya ko twageze mu rugo dusanga inkuru ngo mama ari muri koma baramagara mama numva aritabye noneho yari kera tukikoresha Motorola ari telefone abaga ari Motorola ukuntu ifite n'akantu niyo twahamagaje icyo gihe mukecuru arayibikaga muri mane ngo batazayiba bakazana mwamagara nabimenye turamagara mbwira ngo ndiho ndi muzima Imana ndinze barataha mubaza uko byagenze mama Leki ahita amubwira ko Imana yari yabitubwiye ariko itubwira ko imugarura inseti rero ndi nari nka 5 ahari primaire gutyo mama yaje kurwara bikomeye cyane ararwara
amaze kurwara Imana imubwira ko ari yabibyemeye ko arwara ararwara baravuza urumva umukozi wawe ni yari umuntu ukomeye baravuza ahantu hose biranga nkajya ntahanikanga ko mama yapfuye ariko igihe kiza kugira na gatanu primaire nafashe resultat mama yarapfuye nafashe resultat ku tariki ebyiri mama paleseti apaleseti bimera nkaho ari singuyeho kuba wari umeze nkaho urezwe mbese numvaga ari ubuzima bwangira ari mama arapfa ariko mu gupfa urumva mbere aho twari twagize n'igihombo cy'imodoka ntabwo bigeze bayirokora yarangiriye aho ngaho inyuma ntabwo bigeze bayikora pe yari igitangaza no kubona baravuyemo Imana yakoze iri accident kugira ngo imutegure kuko yahise atangira kugarukira Imana no mu rugo bwo yarwaye umwaka wose asabana n'Imana cyane noneho igihe cyo gupfa kigeze Imana arabimubwiye kuko iryo joro ndabyibuka yaranyishaje aranganiriza ambwira ko nkunda arangije ambwirana n'ibindi bintu agombaga kumbwira by'ingenzi noneho kugira ngo ntapfa hari yahise anyohereza ku mutante wacu ngo mushirike ikintu ni kandi bwije ati oya bimushira musakenda baza kubabwira ati muze kumuzana mu gitondo ashingure urumva ko yarabizi Imana yari yaramuhaye hana amakuru yose ndagenda mpageze mbona abantu bose ndishima sinamenye ibyabaye uravuga ati abantu baje turashingura birarangira ngira gahinda kenshi nabasha kubona uko nsobanura kuko numvaga ubuzima bundangiriyeho ariko musaza wanjye kuko none yaravuye mu Rwanda aje nanone mbona ko mbonye andi maboko ariko nawe aza afite ibikomere nabo yavugaga umuntu utari werukanye na mama we akahita apfa akazazanywe no kumushingura n'ibyari bimworoheye mama kubu wanjye mama Jeannette Imana imuha umugisha mama Leki Mwamini Imana imuha umugisha bose bambaye hafi ariko uko bambaye hafi kose nako igikomere cyashoboraga kuva mu mutima nibazaga byinshi na papa nari mfite none na mama arapfuye numva ni ibintu bitakwira amaranga mutima yanjye nibagirwa by'abindi Imana yambwiye ntago nabyibutse bon mama mkubwa mama Leki tate bakuriyo ngabaga kugira izo mpfubyi zibeho mama mkubwa ahubwo arafite abana 5 mama Leki afite 5 nango natwe ubwo turi babiri ubwo bibabaye abana 10 na babiri bose nta numwe arufite umutware urumva ubwo buzima kuntu bwari bukomeye mbona ibintu ntago byoroshe kandi ngiye gukora icya leta niyo depression ubwo ari uri mu wa gatandatu deja nariste njyamo baragerageza kwishura igihembwe cya mbere Minervale nahise mva mu kigo gihenze birumvikana njya mu kindi kigo kibashoboye ariko kitari cya make nacyo noneho nabwo kwishura biragorana ariko ari abantu bari kudukurikirana ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo Imana igitumwa ndi umukiranutsi Minervale byatangiye kugorana ariko Imana yakoresheje umuyobozi warukuriye ONI muri ako gace k'Igoma arazabaza nyogokuru wanjye ngo ese ari kibazo impfubyi zacu zifite aramubwira ati nta kibazo ariko babirukanye ku ishuri Imana nkore igitangaza ibaze kuba uyu munsi wasohowe mu ishuri ejo bakakwishurira umwaka wose mbese na directrice yahise yumirwa batangira kumfata nk'amata y'abashitsi urumva ko byari ibintu binyunguye nangira kumenya ko mu ijoro ari Imana ita ku mpfubyi yego mbanyishura umwaka wose ubwenge busubira hasi cyane kubera icyo kibazo nangira gufata Nouveau Testament turiya twabana nangira gusoma noneho mu gusoma nkumva ko Imana inkunda ndabwira niba ko kuriho ukaba ari wavuganye nani ndashaka kuzabona certificat ya TENAFEP nuko tubyita muri Kongo cya leta ku manota meza ntazagira isoni yo kuvuga yego nzagukora ngira bakoraga kuri 50 ngira 43 urumva ko nako Imana itagize muri depression ko nayo manota byanyeretse Imana ubwo rero mbangeze mu makenza ngutyo 14 ans ngeze 14 ans rero urumva umukobwa none utangira kwisobanukirwa ukabona uri mwiza nibwo utangiye kukenera ya affection ya mama n'igitsure byari bigoye Imana izubwenge iki Imana yisikora yahise inyambura nyogokuru
ntabwo yapfuye ndabona urebye gutya ahubwo yankuye kwa nyogokuru wanjye injyana hehe rero ari umukolegi wa mama ukunda ni mukatolika ariko usenga cyane imana yaje kumufasha yiyumvamo kuntu nkarangwa ndere urumva ni mu cya gihe cyiza cya adolescence nahise ngenda kuronderwa ngo bushima imana kuko yo mba naragumye hariya nkurikije urundi rubyiruko uko byagenze no wenda bakuru bange bako mama wacu bo n'undi bari bafite umuco ariko nago byari koroha nta nubwo nari kuba ndi mu Rwanda iki gihe icyo gihe rero nisanze kwa mama Fifi imana imuha umugisha mama Fifi nawe ni muri Congo kandi nawe yaragikora kuri Monisco kuri Monique icyo gihe rero nisanga mu buzima bwiza burenze ubwo nari ndimo breakfast nkayibona ibintu byose yamfataga nk'umwana yivyariye noneho nsa naho nibagiwe ko ndi imfubyi anshira muri prive nziza atari ko akunda abantu batwara abana iwabo mu rugo bakabagira bakoze ngewe yaramfashe anshira mu rwego rumwe n'umwana yivyariye mbaho neza ninkubwira neza ubyumve ndabyibuha sa neza noneho ngeze nko mu gihe mbese ari kintu imana akoraga kugira ngo hari ntajya mu byaha sinzi iyo nabaga ntagiye kuba menyereye ahantu imana arahankuraga icyo gihe ndiyo rero ikintu imana navuga ngo nagwa igiti umwandu w'abakiranutse nageze ahantu nkene igitsuro cy'umubyeyi injyana kwa mama Fifi afite igitsure amfata neza igitsure mvuga ni discipline akakubwira ngo nishyuye minerval ibiryo byuzuye muri frigo argent de poche ya Cotex ngiyi nta mwana n'umwe wemerewe gukundana adafite 18 ans kandi aho muzaba muri hose mbandi kubumva mbandi kubakurikirana kuko ndi umubyeyi wa Imana irabinyereka ukahora wumva n'umuntu wakuvugisha nugomba kumuvugisha nubwo buzima twarimo nta mukobwa wemerewe kurenza 18 atari mu rugo waba wagiye gusuka waba wagiye muki ntibibaho Bradisha wazubu zari zitarazara anniversaire nibibaho kutaha anniversaire arenze imwe mu kwezi twamwitaga umukomanda ariko ayo mategeko yaramfashije cyane noneho numva ndi stable umusore ambwira kwa nkunda nkamubwira ngo mbese yabaga ari indirimbo nagwe igihe kiragira nkamubwira nagwe igihe kiragira turiga noneho imana iza gusohoza ryasezerana yambwiraga rero mu buryo ntashaka ubushake bw'Imana burarura burasharira nari mu buzima bwiza kwa mama Fifi bwiza ariko nza kwisanga mama Leki ajya muri Amerika n'abana bose Imana imukorera igitangaza nawe arangije ate nibibaho ko najya muri Amerika ngo nicare ngomba gukurura umuryango wose ati ndahera ko zampfubye kandi noneho wowe kwibuka ko Imana yakubwiye ko byari byiza byari biryoshye numva bakuye mbese baranyorosoye ariko Imana ninziza inzozi nari mfite zo muri Amerika nzikubwire kuko Imana ishobora kubwira ngo uzajya hanze inzozi nari mfite zari zihabanye n'ubushake bw'Imana nari kuzaba umukinnyi wa filme ikibabaje nashakaga kuzaba umukinnyi wa filme ngo kurenga Angelina Jolie sinzi nibo muzi mbabariro nyumvire n'ibyo binara ahantu byari kuba bifitiye ubwami bw'Imana inyungu ariko nizo nzozi nari mfite ariko rimwe na rimwe bakaduha examen ku ishuri ngo mukore mwandike ubuzima bwanyu mwandike umugabo uzankunda abana urugo rwiza ibintu nk'ibyo nkabwira Imana ni ndashaka kuzagira urugo kandi nkagira umugabo ugusenga w'umurokore kandi ngende umukatolike ubwo rero icyo gihe mama Leki yagiye atwara musaza wanjye mu nkambi kugira ngo nawe dosiye bayikurikirane amureklame nange amamagaza ndi muri 2e secondaire simbyibuka neza ndi mu ma examen asoza umwaka Javi naje mu Rwanda mfite akasakame karimo ijipo imwe n'icyo hejuru kimwe nk'umuntu uje samedi nkakora interview kuri HCR lundi nkahita mfata bisi yo lundi nkasubira muri Congo mwerekana ko ndanarindwaye ku ishuri nkakora examen mercredi urumva uburyo najemo nuko waje uko
Yari- wari ufite iyo examen nari nyifite uwo munsi ariko nayindishwa kubera Amerika nawe urayumva ibirarutanwa. Ubwo rero icyo gihe naje mu Rwanda turahagira yari itariki 12 z'ukwa kabiri se Valentine hafi. Ndabyibuka kuko namukunzi nari mfite ariko nagiye mbona abantu bashashana mu Rwanda ngiye nkabona n'ibintu ntamenyereye yaba gishusha atari ibingibi abantu bose bambaye nese habaye 47 okay wona mukunzi ugira namwe ntawe ngira niba nahari ubwo ntago nabamuzi kandi koko niko ari kuri kwangiye nta muntu nari mfite kuko ikintu intumbero yanjye yari kujya muri Amerika cyangwa gusoza amashuri nange nkazakora kuri Monisco. Ari ahantu ndi buze gusubira gato inyuma kuri Monisco uraza kumva uze kuhanyibutsa n'impibagirwa. Ubwo rero icyo gihe turahagera tugera mu rugo rw'umupasiteri kazi numva na kibazo na Kinyarwanda narinzi Javi narinzi mwiriwe ubu nyivuze neza mwiriwe uzi ukuntu navugaga mwiriwe mwahamutse bavuga Chantal nkaba Chantal noneho ako kantu bakagira ngo nubwibone kandi nago narinzi iki Ikinyarwanda. Tuba tugezeho tujya muri interview hase ati nago bisobanutse Imana itangira kuzanamo y'amadodani. Imana igiyazana ibintu byari byiza muri Kongo niho banyohereje mu rwego rwiza ngeze mu Rwanda Imana itangira kuzanamo amadodani. Ati reka ahubwo subira ujya kuri immigration. Umunsi umwe uva mu cyumweru deja ibizamini bitangiye gupfa. Bisohoza umwaka nugira ngo ni bimwe byo muri trimestre. Mama Fifi yambaza nkamubwira ati Imana yange ibi nibiki koko ati nakyo bikurikirana ndabikurikirana telefone twavuganaga barayiba Mama Fifi connection yange nabo iracika umva inzira z'Imana najya kuri immigration ibyo bambajije nibihure nibiri muri dossier nkabura icyo mvuga sinarinzi Ikinyarwanda bambaza no mu Kiswahili nkagira depression kuko bansubizaga mu rupfu rwa mama nkarira mukurira rero birancanga kuko nakiriwe mu rugo rw'abapasiteri mbona nahandi hano ho gusengera kandi nkunda gusenga nahise nangira kujya hafi aho n'abandi bakobwa bagiraga abana b'imfubyi benshi ngeze mu rusengero nakirwa n'umusore umwe yarapfuye bamwitaga Donatien nawe yari mu mayibobo arakizwa abumuza mu rugo rusengero aranyakira nari umukobwa mwiza cyane usinzobe nyinshi ubundi gusaza aranyakira yari mu rusengero rwa Deliverance Temple. Tuba tugeze mu cyunamo abantu bavuga ubuhamya bwabo bituma nkomera ndahakunda. Nago narinzi Kinyarwanda ku rwego bavuze ngo tugiye kwigaburo abantu babatijwe basigare ngiye numva ngo bavuze hari ngo abantu batigeze babatizwa basigare nagiye kwigaburo ntarabatizwa amazi menshi. Urumva ko na Kinyarwanda nagike rwose narinzi. bari bavuze ngo abantu babatijwe nibo bajya kwigabura Ngewe narigiyeho ntarabatizwa. Imana ireba mutima na nigiha nigezima. Icyo gihe rero muri Deliverance Temple nahagiriye umugisha no Donasi. Yari umusore ukuze yaranyakiriye arambwira ati nubwo wowe utazi Kinyarwanda ngenda kubwiriza fata Bible yawe usome atari kintu Imana imaye sindi umuhanuzi ariko Imana igishiraho ikintu kikabacyo. Ambwira Esayi 43 Yesaya 43 ndahasoma ati Imana irambwiye ngo aya niyo masezerano yawe. Njya hano bitindera nubundi muri ibyo bintu byo kujya muri Amerika by'ama interview adashira ngezeyo masanga umumama w'umumissionnaire waruvuye California muri Amerika bari bazanywe no gutanga ama Bible azana Bible y'iki France arayima ambaza amakuru ndamubwira nange ndashaka kuzagusanga muri Amerika arandeba ari umuhanuzi kazi anga atari ko rero no mu Rwanda tuzahahurira sinamenya ko Imana ivuze. Uriya mugabo wanyakiriye iwe yari umuhanuzi ukomeye yaraziranye na mama n'umugore we ariko Imana yishaka kukwigisha nahitaca interview yarapfuye mbireba ninkubwira mbireba batangira kuvuga ngo ahubwo uri umutekamitwe nibaza kuno naje guteka imitwe mu Rwanda birancanga ubuzima buragorana umukozi waho hanatangira kumanipula akaba yanyima isabuni
kuko ntazi kuyivuga nkagerageza sindi bubashe kuyisobanura mbaza ngo isabuni ni yihe. Umukozi waho yarambangamiye birenze urugero arambabazanira agahinda, ariko buriya na kintu kiba kidafite impamvu ndaza kumugarukaho uraza kumva uko byagenze. Biza kugera igihe tuva Kanombe niho bari batuye tuza mu Gatsata, ariko tutarava mu Gatsata Imana yaje kumfasha nisanga muri groupe y'abinginzi fashijwemo n'umuhungu witwaga Donatien wabaga ari hari. Aravuga ati hano ari umukobwa waje utazi Kinyarwanda, atahubwo arabwiriza narumiwe. Bahita bama kubwiriza kuno aya masomo y'Icyongereza yarataramamara cyane icyo gihe nkiza mu Rwanda ari 2010 itangira 2010 itangira byari bitaramamara, byabaga kenshi ari Kinyarwanda gusa. Noneho ntangira kubwiriza mu Kifaransa ntaranabatizwa, kuko na muntu wambazaga ngo warabatijwe ntago nari mbizi, numvaga gusa mfite inyota gukorera Imana. Nkorera Imana, nkurira mba mu rusengero rurima bakizwa, urubyiruko rukijijwe. Nivuga ngo ari umuhungu aho yigeza anambwira ko nkunda nabamubesheye. Njya mu itsinda mama Miracle ry'abantu basenga. Ibaze ko nakijijwe iki cyumweru, ku cyumweru gitaba gatangaza amasengesho imisi 40 nkafatiraho. Nahise ntangira amasengesho imisi 40, batwohereza umu evangeliste waruvuye muri Zion Temple atwigisha karandi cyaricyo. Ndareba sanga iwacira hari y'urushako, barashaka ariko urugo ni rurambe, barashaka ariko nibabana n'abagabo. Nikorera deliverance, baratubwira ngo usenga hera ku gisekuruza cya 7 ugere kuri mama ukubyara, kuri papa umubyara, n'ubundi buhamya simbita indama. Turabikora ndasenga umunsi wa mbere imisi 30 igeze, kubera nigo nari nkikizwa, nibwo nari ntangiye jene ntangira ku bintu bikomeye, ndarwara ndaremba, kumbe ndwaye inzara sinabimenye. Uwo mama aza kumfasha, yego uwo mama aza kumfasha, ariko no kuba mu masengesho n'ubuzima bwo mu Rwanda bwari bunaniye, nirirwaga ndira jave. N'icyansonikiye kujya muri ayo masengesho yari inzara, suko aho ntari ndi baryaga, ariko kawunga muri Kongo ni haba. Ari ukuntu turya ubugali tukabwita ubugali bw'ibigori, nyine buba bworoshe n'ubundi ukata bisanzwe. Ariko nje nkajya mbona n'ukujomba nago nahinzi ko munavanga amashu n'ibishimbo. Ngeze mu Rwanda mbona barabivanga none nishuri ngana guke birananira. Sinenzi ko dodo bayivangana n'ibishimbo, nago nanzi ko ibirayi babivangana n'ibishimbo. Mbese byaranyobeye. Amafi ndayabura, sambaza ndazibura, indagara ndazibura, nkajya mbona bino byacu bya melange ya byose, bagafata karoti n'ibirayi na dodo bakamelange. Javi narananutse ndatinya, mbwira Imana niwambwiye hanze nagambye mu Rwanda. Noneho ibyo byose byansunikiye kujya hehe mu masengesho mu barokore. Noneho nava no gusenga gutyo nkisanga mu byabiryo. Urumva nibona nagasanza akatogo wenda iki ariko biranga. Ukirirwa gutyo mu kumusa 30 ndaremba. Nka 35e jour kabisa ndapfa. Ariko atari gupfa ngo bashingure, bahita bangiana Kanombe, bakoreshe memayi bari bahafite ukuntu babitekinitse nyine njyamo, bamfatira examen zose n'izigifu babura uburwayi. Baramubwira ati madame umwana wawe arwaye negative, bampimye nda ndumukobwa ntasambanye, bampima sida mbizi ko nayo mfite, bampima igituntu na nkorora ndwaye, bapima byose barabura. Dr aranyicaza aranganiriza muganiriza ubuzima bwanjye, arambwira ati umwana warwaye inzara. Ndagenda bamagara muri Amerika, mama Leki yohereza amafaranga barahaha ibiryo bashira hariya. Amasengesho nayishe ku munsi wa 36 y'imisi 40, kurumva ko nari nayajyanye kuko nundi nasohojanyije n'abandi. Muri amasengesho Imana irambwira ati mwana wanjye nje kukuyereka. Nafashe imyenda yose nari mfite mizima ndayitanga, sigarana imyenda 2 nyiha impfubye twabanaga. Imana irambwira ngo kuko wakoze iki nkuremeye ishimwe. Mama Leki aza kubona umuntu uje mu Rwanda, Javi gutanga bihasha umugisha. Urabona kiriya kintu bitabanza ruhayira, banzanye muri Amerika imyenda yuzuye kiriya kintu kubera imyenda 10 yonyine natanze, kandi ntanga imyenda mizima. Imana irambwira ngo nguhaye urubyaro kuko wambitse abana banjye, kandi si ibyo byonyine nguhaye, ndagushumbusha, nza guha n'urugo. Numva ko izaruma muri Amerika, nari nkikomeza gusengera Amerika byatari.
icyo gihe rero Imana ishimwe gusa imyenda araje nungira ndayitanga yose noneho sigarana ko nari maze kumenya umusaruro urimo sigarana mikeya kuko nago nari kugumana icyo kintu cyungana gutyo maze gutanga imyenda turi mu masengesho turi kuyasoza uzi ikintu cyabaye Imana yarakoze gutya umukozi aragenda mu rwa rugo nisanga nangiye kuba umukozi wo mu rugo nangira gukora imirimo ivunanye nshatse gusubira muri Kongo biranga Imana yari nabisimbutseho Imana yari yarambwiye ngo ntuzasubire muri Kongo ntuzasubira nzakwica uku ikoresheje umupasiteri niyo mpamvu ntasubiyeyo urumva ubuzima n'ibiryo byarangaga ariko Imana ikambwira urahitamo gupfa cyangwa kuguma mu Rwanda nkabura ukuntu mbibwira abamama wacu bakambwira niba byanze subirayo ariko nayo mfite condition irambwira ngo nusubirayo nzakwica Imana ngiye ubwange niyambwiraga irambwira ati nzemera bari abarozi baguhige upfe ngira ubwoba namahitamo ndani mfite usibye kuguma muri ubwo buzima bubi abakozi bagiyenda umwana w'umukobwa sindi ubwange gukora iki imirimo noneho twimukira mu Gatsata niba ari ikintu rero cyatumye nanone nsenga cyane nigiye twimukiye mu Gatsata iyo famille ndumunebwe mu kugenda busanzwe ndakubwiza ukuri nisanze noneho ndi umukozi wa nyawe atari uko nabihisemo nabyukaga saa 11 nkoropa inzu y'ibyumba 4 na salo n'amabaraza ngahe noneho mu Gatsata hejuru sinzi n'ubuhazi reba urwo rugendo ufashe umwana mu kaboko umujyane kuri groupe scolaire hariya ku Muhima hariya ku Muteremuko noneho mujyane usubire no mu mirimo satano usubire kumucyura usubire mu mirimo byazegeza saa 8 nkarira nkabwira Imana ni wabuze iki byibuze wanze no kunjyana mu ishuri niba Amerika byanze no kunjyana mu ishuri byarakunaniye nari mu buzima butabasha no kubona umwanya wo kujya gusenga ninkubwira ngo nari mbabaye ubyumve icyo gihe twari tuhasigaye turabana babiri bonyine kandi imirimo ari myinshi twari dufite abana babiri b'impanga bo kwitaho ariko ikintu cyatumaga mbangamirwa aho hantu cyane cyari urugendo rwo kukira umwana no kumujyana n'imirimo isanzwe mu rugo noneho hakiyongera kubura umwanya wo gusenga kugira ngo uzabone umwanya wo gusenga yahoraga agenda ari umumama pasiteri kugira ngo uzabone umwanya wo kujya mu materaniro ko byagusabaga kubira icyuya rimwe rero tuza kubona kujya muri deliverance nganira na apotre wange twasengeraga hariya kwa Mutangana muri acte du Saint-Esprit ibikorwa by'umukawera mu Kinyarwanda no kubahitaga muganiriza ubuzima bwange bwose muri deliverance ndamubwira ni rero ndashaka ko nsengera Imana njyane muri Amerika wamenya ko icyo gihe nari ngeze ku rwego ntashabura no kubona kotex uzi ko kotex yaguraga 400 nanugari menshi ariko nayo nabonaga noneho abakongomani tubonete mbwira apotre wange ndamubwira n'ubu ngubu tuvugana simfite n'amavuta yo kwisiga kandi mama acu ari hanze simbasha kubimubwira nanga kubimubwira kuko nkeka ko yohereza amafaranga cyangwa se atayohereza bikaba byabangamira urugo ndimo icyo gihe byaragoranye apotre ararira nubwo mbere nabonye umuntu w'umupaparizwa n'ikintu kitamureba akora inoti y'igihumbi arakima numva ni igitangaza mu Rwanda ayo mafaranga mbere nk'igitangaza kubera ko nahise naguramo amavuta 600 bitaga girlfriend nibo yazisinzi ngura na kotex numva mbaye umukirekazi numva nshimye Imana cyane ndishima ransengera ndataha mu gutaha mita muguma muri urwo rusengero twabonaga mbese wateranaga iki cyumweru kindi ugasiba ugakora imirimo undi akazajyayo nuko twasimburanaga icyo gihe umugabo yari umusirikare yari yaragiye hanze urwo rugo tugumanye n'uwo mami ntago bwari ubuzima bworoshye yarankundaga pe ariko nago ngiye kuyadapta n'ubwo buzima bwari bunyoroheye nago byakundaga pe byari byaranze kandi urumva ubuzima nakuriyemo n'amahuriro yarahari n'umuntu kubazi kuba ari agiye muri Amerika n'amahuriro yarahari no kuba umukozi wo mu rugo nago navuga ngo nago banyese umukozi ariko ngiye nabonaga ari byo nakoraga
ubwo rero ngiye muri ryo rusengero ndirira Imana ari umunsi w'amateraniro bwira Imana n'ubuzima byanze wambujije gusubira muri Kongo kwa mama Fifi ukupa connection ariko mama Fifi anyirukanye unzana kuba nk'umukozi ibi bintu nibiki vraiment Imana ikoresha umumama bamwita mama Sifa Imana imuha umugisha umugabo ni na pare w'umugabo wanjye aramanurira yari le 22 z'ukwezi kwa 10 muri 2010 aya matariki nuyibagirwe yego araza aramanurira arambwira ati Uwiteka arambwiye ngo aguhaye urugo ku myaka ingahe ndumirwa gusa ati kandi ruje vuba ibaze ko uri gusengera muri Amerika bakakubwira urugo kandi kindi umugisha uri mu Rwanda nahise numva noneho nsheshuru meza ikindi uru rusengero urubona niho umugisha wawe uri ntuzatekereze kujya ahandi nguhaye umugabo nguhaye imodoka kandi dore nguhaye inzu ifite ibintu byose kuko nzi kuri imfubyi ibaze ndumirwa ndataha yari 11 ntuzibagirwe z'ukwa 10 ndataha mbwira abo twari kumwe ati nahuye n'umugore amvangirirwa nubu yabonye igihagararo cyanjye rero agira ngo gose naragumiwe tugiye tubisubiramo na mama Sifa yo twasuranye namwe nabonye umugore ariko yamvangiriwe turaganira yari 11 ariko 5 noneho ku cyumweru urumva no gusiba kuko nyine no gusiba ku kindi nigo nahuye n'umugabo wanjye turi kumwe ibaze nawe ibintu by'Imana ni nkaho ari cyumweru kimwe ako kanya kuko Imana abonaga ko ndambi ubwo buzima kandi byari byanze pe no mvuga ntacyo nzagiye gupfira muri Kongo ibindi warabinyimye ari umwanzuro nafashe kuko indi cyumweru duhura n'umugabo wanjye nawe yari umuntu nibwo arakijijwe ariko gushaka byaranze ngo abo yatretaga bose nibaburaga icyo bapfa icyo gihe azitangira ubuhamya nago nabumutangira ambwira ko ari naho yagerageje kwivuza baramubwira ko atazigera ashaka pe barabimubwira kandi byagera kure bikapfa yapfushije ibintu by'ubukwe cyane noneho Imana imuha iramubwira ngo ari umuntu ngiye kuguha muha details zange zose ari nakagumva ufite hano niba uwakabona sinzi ni gato cyane irakamubwiraho ikimenyetso ni gato iramubwira ngo ikimenyetso afite akagufu gato hagana ku musatsi noneho uwo muntu nari muri worship team natwawe ndi mu muka ngo ari imbere ngo abaye nkaho wabuze ubwenge sinzi cyangwa se ayoboye diva yarandeba akajya yumva wa muntu Imana amuhaye yamugiye ningi turangije amateraniro umva yabaga twakererewe fata abana b'impanga twabaga biwacu ndabajyana anyirukaho arambwira ati manimero ndamwangira ajya mu modoka ageze mu modoka sasa arankurikira arampagarara iruhande Javi namubonye nkaho yibeshe mureba nabi kuko nahise mbona ko abonye ko yankangisha imodoka ngo akunda mvugisha mbese yazamuye hari nka kamera yose muri Kongo nahise muha nimero zitanabaho mbizi neza ko zitariho ya simcard ntakoreshaga arataha ajya gusenga ngo agiye kuyamagara Imana iramubuza irambwira ngo nuwo ariko imuhamagara ngo ari byo nkiri gutunganya rero yaje gusaba nimero y'uwo mama yaje kubaza amakuru yanjye kuko yari mu bakire bo mu rusengero arwanirwa n'abagore n'abakobwa ngiye umukongo utanamwitayeho akaba ari ngi aza gushaka aretse abamwirukaho ariko kubera umugambi w'Imana ngo abo yashakaga bose Imana arambwiraga ngo nago mbashaka nago baza gufasha umurimo umve kuno Imana ari ibintu gucishamo kugira ngo uzagirire umumaro abandi ubu nibwo mbibona icyo gihe rero yaje gusura wa mama nago yaje kunsura yamenye iwacu arahaza arangije amubwira ngo umwe mu bakobwa bawe naramukunze ati se ko mfite benshi n'uha turi utavuga ikinyarwanda umuzi aramubwira baramamagara ngo twerekeze umushitsi noneho ndibaze se kuva gyari abashitsi baza kumusengera nkerekeza turerekeza none nanye ya mainite yarataramamara kuno kwa agent nibaza kuno ndi bugiye muri gare ndi kubibaza uwo mami ndamwahise ndakura he ko nyene kuvugisha mama uriya wo muri Amerika niwe nita mama arambwira ati uwo musore ahita atanguranwa atinda yakohereza nyoke reka ngo amafaranga ngo hoya singombwa okay akira nimero ndazifite
ndikanga none nimero zangiye wazikuye ngo warazimaye ndamubwira no ngewe duhuriye ntabwo none ntabwo byamfasheho nagende ku cya kintu cyo kukubwira ngo ukundana ute utagiye kubaka urugo iyo nani ya mama fifi narayikuranye ni gute ukundana utagiye kubaka urugo noneho nje mu Rwanda ubuzima nabwo bwaba buri kukurya ngo ugiye muri ibyo rwose noneho ntungura arambwira mbitaho na nubwo namenye ngo waje kunsaba uriya mu bwore cyangwa oya noneho dutashe niko kumbwira ngo uyu muntu ngo yaragukunze yaje kumbwira gutya na gutya turavugana atangira kuntreta ndangije ndamubwira ni rero na gahunda y'urugo ngiye mfite yaje ari umuntu mwiza nuko navuga kandi udafite akajagari kenshi yaje avuga amagambo abiri n'abadukurikirana bandike muri comment niba ari ahantu bigeze bumva umuntu treta gutyo yaje ambwira ngo Nancy naragukunze ndashaka kukubwira umugore ndashaka ko dupanga ubukwe tuhite tubukora jave ibyo bintu uri kubyumva ubukwe se uranzi akambwira ngo uko nakubonye naragukunze ibaze nawe muntu nibwo mukimenyana mu byumweru bibiri ngo mupanga ubukwe ndumirwa atahubwo yarabatijwe ibaze igihe cyose nabaze nkorera umwana Imana niwe wampumuye ninabatijwe mu bakatolike gutya ati hoya ukene no kubatizwa amazi menshi ahita panga n'ibirori byo kubatizwa kwanjye ibaze warabipanga ndabatizwa nsanga ubwo arambwira ngo ndagira ngo ujye mu mugi ngushakira ikanzu ndumirwa mbibaza uriya mama ndanganire umusore nawe banza arimo abatayimoni simenyere kujya ibintu by'abandi bintu biki we rero yabaga nkaho ari kumva ari bisanzwe nk'umuntu mukuru ariko ntabwo arazi ko bizavamo ibintu bikomera avuga ati ntacyo umwemerere turagenda anyereza amafaranga ngura imyenda yose nifuza ku munsi wa nani wa batem arampropose mu kwa 12 unyumvire mu kwa 12 ubwo nibwo yampropoje kandi Imana bimbwiye mu kwa 10 urabyibuka kandi nundi twamenyanye mu kwa 10 hagiye fiancé ibaho yukweze nigekera yampropoje ku munsi anniversaire yanjye ariko amenya ko umunsi yampropoje hari nabwo bukwe bwa kareka ibyo bintu naho byabaye n'ahantu biva wajyanywe no kujya muri Amerika niba byanze ngwino mukecuru arahaguruka famille arahaguruka bansubiza muri Kongo ngiye kugenda umutima urambwira ati ariko se wasezera sheri wawe ndamusezera yari mu modoka mbona amaso arahindutse mbona gahinda nubwo namukundaga ngiye byari bitaraba cyane byari bitarazamo cyane pe ndangije namwe ndagiye kandi muri Kongo na MTN haba na Tigi haba niyo nakoreshaga ahita amasimu kadi na telefone ye asigariraho ati basi sinza kubure ngenda gura ibindi ndamwe nigenda usenge niba koko ari Imana duhuje nzagaruka niba atariyo birangiriye aho ndagenda mbifata nk'ibisanzwe nari nishimye ko ngiye kubona famille yange nyuma y'imyaka myinshi ndagenda nkora telefone ye nyambuka umupaka connection iracika umunara wa MTN nagwa ruhari muri Kongo waruri ahantu hamwe gusa ninjoro rero ndaryama nangira kumva urukundo ntazaho ruvuye imuhe imbabazi nkajya nibuka kuno twatandukanye nabi numva ni nkaho ari gihinde nangiye ku feeling biranyobera gusinzira biranga nkigaragura mukecuru ati se wabayiki namugane rero ari ibintu biri kumvangira mu busanzwe ndaganira namugane mfite umusore nakunze nabaho mukecuru nyogokuru ati kagira inkuru ni rero ikibazo cye nawe arashaka kwihutisha ibintu nima uziko ashaka ko tuhita dukora ubukwe mukecuru ati ku myaka yawe se ni ndamwana ahubwo se uhaza mukwereka tuzamunyereke mu gitondo ngiye gushakisha connection MTN yabaga ari nk'isaha kuva iwacu ndagenda nyibonye Yesu we navuganye nawe numva ndishimye ibyishimo ntaza aho bivuye ibaze ko yahise ambwira ati ahubwo wambabariye ukaza koko tukahita dukora ubukwe ibi bintu urabona ari byo numva ahubwo ari korosora uwabyukaga mbese Imana akoze kariya ka distance kugira ngo sobanukirwe koko mukunda nibwo namenye ko mukunda undi nago nari mbizi iyo distance yatumye numva urukundo rubaye rwinshi icyo gihe noneho mbwira mukecuru ndambwira Imana ni rero ikimenyetso cya nyuma ngusabye uyu muntu nimwereka mukecuru atitaye ku myaka atitaye ku Amerika atitaye ku mashuri ko ntara yasoza amwemere namwanga nange ndamwanga
ndi umuntu wubaha ababyeyi mu busanzwe nubaha ba mama bacu bose ndavuga ni nta byangombwa biraba bitari mu bushake bwawe turajyana na mukecuru Gisenyi umusore yarafite Karina Ezikiaduka arayatsa afata uwari umubereka pare atumva ntago bibaho tumanuka Gisenyi undi ati banza naribajije ese yabuze abandi bakobwa ariko byari umugambi w'Imana aramanuka Gisenyi ashiramo essence baramanuka abantu babiri Gisenyi ngo pa ariko hagataho wa mama abonye ngiye muri Kongo asa n'uwishimye nago yaranejejwe n'urugo no kuvuga ngo byabayemo ikintu niba nabyita iki sinzi uko byagenze kugira ngo nagira abo nkomeretsa ariko we yaperereje umusoro urwego rwe ngewe nta nabizi atangira kurwanya ibintu ngewe nkasa naho ndi gupfira mu bintu ntazi sinzi umusore na bintu byinshi namubwiye ariko we aramuzi details zose atangira kubirwanya ni nawe watumye njya muri Kongo noneho icyo gihe mukecuru Mana yange abakecuru Mana yange Imana igibaho umugisha baroroha yaraje amukubita 30,000 ati mama naje nirukanga mu rugo niba amafaranga ari Imana akoresheje isa naho itumye mukecuru atamubaza ibintu byinshi yamubajije gusa ati banza mukecuru amubajije ngo se urinzererezi hoya ufite ababyeyi umwana nge ko baramukunze ntago ari byabateka mutwego Imana ibaho umugisha ayo magambo yonyine twatse imodoka turagenda wamenya ko twaje mu bukwe twaje mu modoka twabaye abafiance kandi byari ibintu bisanzwe twatangiye gupanga ubukwe umunsi wo gufata irembo navuye muri Kongo uyu munsi ku cyumweru bafata irembo navuye muri Kongo ari nka vendredi ku kindi cyumweru bafata irembo byaje mu rugamba sasa warekera hano se byaje mu rugamba muri abakobwa bangahe bamwe bakurusha imyaka mu rugo umusore mwiza ufite imodoka ufite inzu udakodesha ukijijwe noneho ngeraho mu rusengero bamurwanira byibuke ngewe sinzi iyo biva niyo bigana ndaho tu sinzi ko nabonye umuntu wa nyawe kubera ibikomere nago nabyitagana nubwo nabimbeze umva uzi ko ndi mu bantu bakowe inshuro 3 gutanga inkwano 3 n'umuntu umwe babirwanya baraje bafata irembo navuganye n'uriya mupapa yarari hanze yari umusirikare ndamwana rero nakundanye n'umusore gukena gukya arashaka kuza gufata irembo kandi famille yange yabishaka itabishaka birayireba kujya muri Amerika banzaniye byaranze ikintu mpfa nuko namweretse mukecuru akemera ni ubungu niwe mama ba mama wacu n'ubundi nibabyemera ntago mbyitayeho arangije aravuga ati okay mumi baravugana icyo gihe yamuciye 700,000 yari menshi icyo gihe aramubwira ati rero uzatanga gutyo uzayaha umugore wanjye ayandi nukuzana ari inka muzazana ari dotari muri dote noneho famille umukobwa aho izazirire clamanza abereka inkwano y'umukobwa wabo icyo gihe rero ukuntu byagenze nabajije uwo mami niba yavugishije tate ngira arambwira ngo yego ahubwo ntungurwa nuko tate ndi kwerekeza umushitsi ari we umusore wacu nago yari umusirimu umugabo wanjye yaje kwifatira irembo we na parewe na bintu bya hutihuti niba yumvaga byapfa nago mbizi nta mwanya yaragifite kugiye guteranya imiryango navuye iwabo muri cyo cyumweru navuye muri Kongo yasangiye ni wabo uri kumva ahitaza no gufata irembo twavuye iwabo uyu munsi ejo afata irembo urumva kuntu byabaye pafu byihuse cyane ku rwego nange nibazaga ni ibintu ndi kujya mu bundi nibiki numva ngize ubwoba kandi nari muto ariko nemero gushaka nanone na mwana ushaka cyangwa na mwana ubyarana kubavuga ubwo rero yaje mukecuru yaraje uwo munsi le même jour bafasheho irembo agera mu rugo nka 11 abashitsi bagiye noneho ngenge kumuhobera no mwese ma ko haje abashitsi bagiye atabaye bashitsi ndamutekerereza ati ni gute bagufata irembo narakureze nahari numva urugamba rurabaye uzi cyakurikiyeho yahise amagara umugabo we wabaga ikibungu ati ye ibyo bintu n'ahantu byabaye bakosha umwana wacu gute tudahari Amerika irahaguruka telefone bitutsi agahinda umubabaro byose binyirunda muri Kongo ati ibyo nago byabaye mukuru wanjye nago asigiye umwana ngo bamushingire ntabizi araza
bahageze bose barihuriye kuri uwo mumama bahuriye kuri uwo mumama uwo mumama baramubaza ati bakoye angahe byagenze gute umumama aravuga ngo ibyo muri kuvuga nabyo nzi ntago bigeze bakwa aribwo umugabo wanjye akihava numva nkubiswe n'inkuba ntago nabimenyere ko umuntu yabesha amplisoza Imana byabaye ngombwa ko mamagara umukwe wabo ndangije ndabicaza ndababwira barambaza ati uratwite ni mu izina rya Yesu ntwita se ndo umugore none niki gituma mpanga ubukwe bwihuse nagenda gisobanuro nabaga mfite nabakanira ati ubwo ni by'abakobwa ubwo aratwita ahubwo tumushigikire Mana noneho ndamwamagara ibaze ko ubuvuye nani wabo mukobwa gufata irembo bakita bakamagara ni ewe byakomeye famille yose yagurutse garuka aragaruka famille ati ni gutukwa utazi famille yacu baramusomera agira gute ati ndangije arambaza ati se niki kitumye umamagara ko numva ari inama y'umuryango namwe rero nagira ngo wemeze niba watanze inkwano cyangwa utayitanze abivuze uwo mami aravuga ati ntago ari ko atayitanze ariko se bukwe buzagenda gute ni muyatwara kandi nago bari bamugiye ko bayatwara ahubwo nuko we yiyumvishije gutya biranga famille isa naho indakariye bikomeye cyane bumvikana ko amafaranga asigaye ariyo famille zatwara icyo gihe hari hasiga nk'ibihumbi 200 ahari muri dote erega na dote twari twayipanze ibintu byari byagiye kure famille umirwa uko ibyo byose nabikora ngiye nyine ariko ni nk'Imana bikoze kuko nago bari kubyemera noneho mukecuru aragenda arakaye uwo mama ararakara ariko asa n'urenzaho mu busaba imbabazi mbwira ko nakundi nayindishwa ari hari sinari kumushigikira mu mafuti ndahaba atangira kundakarira dutangira kubana nabi ariko nubwo twabanaga nabi ndamushimira yabaga nawe uyu munsi ejo akambwira ati nubundi wananiye zamuka tukiye kugura ibishingirano tukagura ibyashoboye dotiraba nzi ko ibintu byarangiye envelope isigaye y'inkwano bayiha famille yanjye irangiye sasa baza n'inkwano barayitanze yarabyanze yarayigumanye noneho na musaza wanjye yaje nyogokuru arahari sogokuru arahari ati mutahe nayo mbaha uyu mukobwa nange nuwanjye ubukwe bwe buri ku mutwe wanjye niba upfa ninge uzaseba nayo mbaha musaza ngo atingiye kubatera amabuye bibi nambara umusore ndabimuhisha ndarira nkajya numva ngiye kwiyahura ni gute nzabwira umusore barabyemeraniye hamwe ngo inkwano famille yanjye bayibye gusenga ni byiza naririye Imana mbwira Imana ni uru rugo niba ari warumaye shaka uko bigenza umusore agiye gusenga Imana iramubwira ngo famille y'umukobwa na nkwano yabonye kandi ubukwe buzapfa ku munsi w'ubukwe aguruka vuba ugiye gukwa inshura gatatu ya mbere gufata irembo ya kabiri yo mu gusaba ya gatatu ya mbere ya mariage narabimuhishe yarampamagara ntumira twicarana muri restaurant arambaza ati mbwiza ukuri famille yawe mwayihaye amafaranga namwe ari baranze kuki utabimbwiye numvaga naho unabihera kandi koko nahantu ari kubihera gose arangije aravuga ati Imana yabimbwiye humura yambwiye neza ati humura turabikemura yongeye yagura amasuka bya bindi byose batwara mu gusaba abatumiza kwa nyogokuru wange wabaganya mirambo yarapfuye nanone ajya gukwa inshura gatatu tubona guca munani ibyo yakoye bwa gatatu twaravuye mu murenge noneho ibintu birakomera mbona Imana ni se w'imfubyi Imana abanye nange n'ibintu nabonaga ntabona narabibonaga pe mu mafaranga yo gutwerera nkabigura bimwe na rimwe nkahita mbyohereza ahaza biwange kugira ngo bitateze umuka mubi ibyanguriye akaba ari byo biguma muri mali uzi ko ndi mu bantu bahagurutse mu rugo na mama wacu wahabona na nyogokuru kubera umuka mubi yarababwiye ngo nta muntu mshaki wange ndo umugore w'umusirikare nihagira uhakandagira ndamagara polisi nahagurutse ari umuntu umwe wenyine nabwo mukuru wanjye nago bigeze bamenya ngo natahanye marido nago urumva icyo gikomere kuva mu rugo umubyeyi wawe byarankomerekeje cyane n'umugabo wanjye biramubabaza kandi no kuba nyine urwo batumye akwa gatatu biramubabaza nabwo ariko Imana tujya mu bukwe bamwe mu bakobwa twabanaga bakajya bongorerana ngo burapfa
kuko bari babizi ko famille yange itigeze ibona iki inkwano kandi abakongomani bavugiraho pasiteri yakubaza ati mwakiriye inkwano bakakubwira ati oya be kutubeshera uri kumva imbere y'abantu ubwo rero nago bari babizi nange nabigize ibanga nago bari bazi ko kwa gatano mariage yari samedi nago bari ko kwa gatano twafashe banani bongeye bagakwa nako ubukwe bugenda neza mu bantu bakoze ubukwe bwiza cyane muri cyo gihe Imana ibana nange nuko byagenze ubundi bwo nubundi buhamya ariko maze gushaka rero reka mbakorereho gatoya turekeraho wenda maze gushaka icyo gihe kuno byagenze rero wa mukozi wamfataga nabiramwibuka mugabo wanjye azi kubana arafite abantu b'inshuti cyane agiye kubanyereka nk'umugeni noneho wa mukozi niho yakoraga nago nari mbizi noneho bashakaga gukorera umukazana kumubagira isake ngo yarabazunguje umunsi wose kuburyo twanasanze hari inyama zidahiye neza noneho ngo umukozi akajya yitotomba buri kanya ngo ariko mana abashitsi b'uyu munsi nabo baragatsindwa umuntu utunye ntiruka ku isake guke icyama nkamubona ngo nuko yavugaga yaranabivuze nyine yari umuntu w'umusazi wibereye aho ati Imana yange ifite amatsiko kumubona umuntu watumye akazi kandya guke wumve tujye tugira neza kuko inabi na kintu bimaze noneho turazabona imodoka irasohotse niho waje gufungura umukozi wese n'ufungura igipango mvuye mu modoka ati mu izina rya Yesu ni wowe Nancy umugabo w'urwo rugo ati umuzihe ati twarabanye nakoraga iwabo nuko avuze ati mukaza nacyo tubwire niba aragufashe nabi aka kanya rwose tuhite tumuzingusha twangushe niho yatwabanye neza numva muri nge nibaza nk'uyu muntu wabo nyirihe somo ryo kugira nabi uzi gufatirana umuntu kuko atazi Kinyarwanda atazi ururimi ukamumanipira adafite n'uburyo avuga ngo ariko uyu muntu ari kumuhotera ntabwo nari mfite ntabwo narinzi wabonaga nta n'ukujya kumurega ntabyo narinzi nese ko hari n'igihe natambukaga umuntu akantuka simbimenye nyuma nkagiye kubazana ariko umuntu runaka ko yambwira ijambo risobaniki numva ko yantutse urumva rero kugira neza ni byiza ariko no kugira nabi ibyamuviriyemo isomo kwibaza ati se ni wowe wanduhije kare ko sesa nabivuga ati yewe nago nanzi ko ari wowe watumye akazi kanyicuye uyu munsi kuko twagiye mu gikari kuganira nk'abagore nawe wavuga gutyo mubaza ibaze ko we yarakire mu kazi ko mu rugo Nancy nyuma y'ibyo byose rero ni ikihe kintu ubuzima bwakwigishije ikintu byanyigishije ntabwo Imana igita umwandu w'umukiranutsi Imana nubwo mama yapfuye yasohoje ibyo avuganye na mama kandi noneho ikindi byanyigishije kuyoborwa n'Imana ukemera ko ubuzima bwawe bugenda muri sanse y'Imana na gihombo kirimo Imana amaye urugo rwiza mu mugabo mwiza maze imyaka 15 nubatse umva ko atari mike ntago ndahukana sindakubitwa nta kindi kintu kidasanzwe ibindi byose nibisanzwe by'amakupe biraho nabwo bidahambaye cyane no kuvuga ngo kwemera kunyura mu bushake bw'Imana ni byiza cyane nabunyuzemo uyu munsi ndi mu mashimwe umunsi ifite ibyo nabwira abantu ngo uyoborwa n'Imana nibura umukobwa Imana nago itanga nabi yego twishimiye cyane kukwakira wakoze kutuganiriza hanyuma rero ni ikihe kintu ushaka ko abantu bakura mu rugendo rwawe rero mu rugendo rwanjye ibintu bibiri nshaka ko basigarane ko bagomba gukiranuka kubera ko ari wo murage mwiza wonyine waha umwana wawe urumva mama nge n'ugacicagama akabivamo yari umuntu usenga cyane kandi ubana n'Imana Imana yakomeje kumurerera aho atari natwe nk'ababyeyi niwo murage wonyine twahabana kubana n'Imana no gukiranuka uko ijambo ribivuga ntabwo Imana igita umwandu w'abakiranutse ikindi cya kabiri abantu bagiye bitondera kujya muri gukora ubukwe cyangwa kubana n'umuntu batayobowe n'Imana kubera ko iyo wayobowe n'Imana Imana ikuhitiramo uwo muberanye uzihanganira intege nkeze nawe akabasha kwihanganira intege nke zawe mukuzuzanya kandi harimo umugisha kuko ubu turabakozi b'Imana mugabo wange mu revera pasteur nange ndumu evangeliste urumva Imana yanze ko njya muri Amerika ko umukinyi wa filme
ahubwo ishaka ko mba umukozi wayo uza kurira abantu benshi mu gukiranuka rero mu rugendo rwange ibintu bibiri nubwo babikibagirwa byose nibura ibintu bibiri umuntu yasigarana kiranuka niwo murage wa mbere waha abana bawe iki ya kabiri nibura umukobwa cyangwa umusore yoborwa n'Imana mu kugira urugo niba kandi byaranarangiye tanga umurage mu bana kandi aracyariho amahirwe yuko n'ibyarangiwe iteka bizura abantu bakabana mu mahoro murakoze cyane reka dushimire wowe wadukurikiye kandi tunakurarikira ko niba iki kiganiro utabashije gutangirana nacyo mu minsi bikeya uragisanga kuri YouTube wajya kuri YouTube ukandikamo The Javi Space uragisangayo mwakoze cyane nawe utaha tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu.